kamere ishaka yuko twiba tugasambana tukaroga tukagira amahane tukirema ibice tukagumura abantu tukigira ibyihebe. Uyu mubiri wacu niko ushaka, ariko mwuka akavuga ati hoya, si ibyo shaka, ndashaka abantu bose babana amahoro, birinda icyaha, bakunda gusenga, bakunda kubana amahoro bakiranuka. Mwuka yifuza amahoro, yifuza urukundo, ariko uyu mubiri wacu ari we witwa kamere ntabwo wifuza ko wakundana na mugenzi we. Wumva ko ari wabo mwabana n'abandi mutabana, wumva ko ari wo mwakwicara undi mutakwicarana. Iyi ni kamere. Yesu mwuka wera yakoreye muri Paulo, aravuga ngo reka mbabwize ukuri hakiri kare, mwihane imirimo ya kamere, muyoborwe n'umwuka. Tubahaye ikaze mu ijuru ry'Abera TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza n'ubuhamya bufite ibihamya. Kanda subscribe winjire mu ijuru ry'Abera TV. Zaburi 103 murongo mbere kugeza ku wa 4. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, Mutima wanjye himbaza Uwiteka, n'abindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. n'abindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwubabarira ibyo wakiraniwe byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe agakiza byose, indwara zawe zose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'iki. Abantu babyumvishe, haleluya! Babyumvishe ibintu bituma tuyihimbaza. Nabi ibirenze kuri tuzaba wavanye. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ngo mwabindimo byose bikurimo gira gutya, ni ibiki wumva? Uri kumva harimo ibiki? Harimo iki? Haleluya! Ibyo uri kwiyumvamo bituma uzakuva amaguru aragenda neza, ukumva uragira gutya, ukumva birebe, warambura uko kuvuga birebe. Dawidi yaravuze ngo ibindimo byose bihimbaza iki? Izina ry'Uwiteka. Aravuga mu Uwiteka ngo niwe wakubabariye, ngo gukiranirwa kwawe kose, gukiranirwa kwawe. Ubundi duhimbaza Imana dushingiye aho yadukuye. Igihe bamwagazamura iture na zabye, wirirwa umurwagwa, wirirwa unywa agatabi, urwedese rwarakuzengereje. Amen. Rwarakuzengereje. Imana ikagukura aho ngaho ngo wibutse ibyo Imana yagukoreye, ikagukura mu gukiranirwa, ikakwambika imbaraga zo gukiranuka. Ibyo ngibyo bigutera kwihimbaza. Ntabwo ari uko twariye, ntabwo ari uko twambaye neza, never. Ntabwo ari uko uyu munsi twabonye amafaranga yo kwishyura inzu, bajya bavuga ngo bagire ibyondo. Ntuzongere kuvuga gutyo. Haleluya. Haleluya. Igabana n'abakozi b'Imana. Hari igihe umuntu ngo bagire ibyondo ngo bamenye nabi. Urumva abavuze ubundi buryo. Iryo ijambo ntirikaboneke mu kanwa kawe ntabwo waba uri umukristo. Bari Imana yarabakubaye kugira ngo kuko yaravuze ngo izakenyeruza abami irangiza iby'urute idutekereze. Badamu basese wabahe, atayubatse wabahe, ahubwo jya basengera kugira ngo murusheho kuba nka Dawidi agateka kubirangije, utahajya kubwira ngo amezi 3 ndagusoneye uzanyishyura ukwezi kwa 4 konyine. Amen. Haleluya! Umusenge musabire umugisha, aho kuzajya ngo randa badigire ibyo nungamereye nawe. Jya umusengera mube nka Dawidi. Dawidi nta kintu yahishaga, Yonatani nta kintu yahishaga. Dawidi bose baragateka kubirangije mu mbaraga zo gusenga no mu gufasha. Paulo yandikira Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Reka dusome, haravuga ngo ndavuga ni, kadusome mu izina rya Yesu. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora, ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mugitwarwa n'amategeko. Yego? Turi kumwe? Ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: no gusambana, no gutera, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutukana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare
nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ndashaka kukubwira none aha ngaha yuko nimba ukora ibyo bintu utazaragwa ubwami bw'Imana. Ushobora kuza gusengana natwe ukabyina icyuya kikaza, ariko usambana nta bugingo ufite, ijuru ry'abera utazaryinjiramo. Hari amahirwe yo gukosora ingeso zawe. Bibiliya yivuze kamere, ntago ufite umwanya wo kubabaza byinshi, ariko reka mbasobanurire kamere iyo ariyo. Kamere ni umubiri wawe. Kamere ni umubiri wawe. Ubu mubona njyewe nuye muri kamere. Ubu mubona nuye muri kamere. Nawe utuye muri kamere. Kamere ni umubiri. Bibiliya y'Abanyagalatiya Bibiliya y'Abaroma mu Banyagalatiya igice cya 5 haravuga ngo imirimo y'umubiri iragaragara. Aha ngaha mu Bibiliya yacu akavuga kamere. Byumvikane ko umubiri wacu ni kamere. Kamere ntabwo ipfa, kamere irasinzira. Ahubwo kamere iramutse ipfuye twakujyana irusororo. Buriya umuntu wapfuye kamere iba yapfuye, tuba twamujyanye irusororo bikarangira. Kamere yacu rero ni uyu mubiri twambaye. None uyu mubiri twambaye, iyi kamere yacu ifite icyo bita imirimo ya kamere, ariyo ya Satani. Uyu mubiri wifuza gusambana. Wumvishe? Uyu mubiri wifuza gusambana. Uyu mubiri wifuza kwiba, ushaka indamu nyinshi. Uyu mubiri wifuza kugirira nabi mugenzi we kugira ngo muve imbere wakomeze urugendo. Uyu mubiri uratukana, wumva wagutuka kugira ngo uwuhe amahoro, kugira ngo muve imbere. Dutuye muri kamere. Iyi ni kamere yacu. Ariko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani yose. Iyi mirimo ya Satani rero niyo ya kamere yinjije muri twebwe tubasha gukora. Bundi uyu mubiri wacu wa kamere waremewe Imana kugira ngo iwuhimbaze izina ry'Uwiteka. Ntabwo waremewe gusambana no gutukana no kurwana no kwicana no kuroga. Iyi niyo kamere. Niyo Pawulo avuga ngo muyoborwe n'umwuka. Amen. Muyoborwe n'umwuka ngo nibwo mutazabasha gukora ibyo kamere igira ute? Irarikira. Uyu mubiri wacu mbasobanuye ko ari kamere nyamuntu yuzuye. Ntabwo ipfa, irasinzira, kuko iramutse ipfuye twakujyana rusororo. Ahubwo iyi mirimo ya kamere, iyi mirimo y'uyu mubiri y'ibyo ibyaha, y'izi ngeso, niyo dukwiriye kwihana kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Kuko kamere ishaka yuko twiba tugasambana tukaroga tukagira amahane, tukirema ibice tukagumura abantu, tukigira ibyihebe. Uyu mubiri wacu niko ushaka, ariko mwuka akavuga ati hoya, si ibyo shaka, ndashaka abantu bose babana amahoro, birinda icyaha, bakunda gusenga, bakunda kubana amahoro bakiranuka. Mwuka yifuza amahoro, yifuza urukundo. Ariko uyu mubiri wacu ari we witwa kamere, ntabwo wifuza ko wakundana na mugenzi we. Wumva ko ari wabo mwabana n'abandi mutabana, wumva ko ari wo mwakwicara undi mutakwicarana. Iyi ni kamere. Yesu Mwuka Wera yakoreye muri Pawulo, aravuga ngo reka mbabwize ukuri hakiri kare, mwihane imirimo ya kamere, muyoborwe n'umwuka. Ngo ndababwira nonaha yuko abakora ibisa bityo nta bwami bw'Imana bafite. Uzaza udufasha duhimbaze, uzaza udufasha turirimbe, uzaza udufasha utere amakorasi, ugifite iyo mirimo ya kamere utarihana ngo uyoborwe n'umwuka wera muri uwo mubiri wa cyangwa muri iyo kamere yawe. Ahubwo ugakora imirimo ya kamere, ugwanga kuyoborwa n'umwuka ngo ukizwe neza uzabona ubugingo buhoraho. Uzaba icyapa kiyobora abagenzi ariko utagenda. Hano ruguru hari icyapa cyerekana yuko hano hari amashuri. Kiyobora abantu ko hano hari amashuri, ariko iyo imvura iguye imvura igisanga aho ngaho. Kiyobora abantu yuko hano hari amashuri, umwaka ukarinda utaha imyaka 30 ukarinda ishira icyapa ukigisanga aho ngaho. Iyo umuntu ayoborwa na kamere agakora imirimo ya kamere, aba ari umugenzi uyobora abandi ariko atagenda. Ndagira ngo mbasengere.
fata icyemezo wihana imirimo ya kamere, ureke ubusambanyi bwawe, ureke gutongana, ureke umujinya, ureke kwirema ibice, ureke kuroga. Umuntu ashobora kutakuroga ariko akakurogesha ururimi. Uburozi bwose ntabwo ari ubw'amatamikano. Uburozi bwose umuntu araza akakubwira ngo akuzi korodina ukuntu bimeze. Korodina uzi yuko yakuvuze gutya akaba arakuroza, ugatangira kwanga korodina kandi utazi ayo makuru, utazi nta n'ikintu mwapfuye. Wiri guteranya abandi kugira ngo kamere yawe irusheho kugubwa neza, wishakira igikundiro ku bandi. Ihana ibyaha byawe mu gihe ukibikora. Ndakubwiza ukuri yuko uhereye none ukageza iteka ryose, mu gihe ugikora ibyo byawe imirimo ya kamere, ntushobora kuzinjira mu bwami bw'Imana. Uzajya uza duhimbaza Imana unaducurangire yego sava, ariko mu gihe utari hano ubusambanyi bwawe, iyo mirimo ya kamere yose twasomye hano Bibiliya yavuze, ntushobora kuzabona ubwami bw'Imana. Uzaba icyapa kiyobora abandi ariko wowe utagenda. Pfukama ngusengere, hanyuma twakire umukozi w'Imana akomeze ijambo ry'Imana. Fata ubugingo guhaye ngo bukube. Ndangize kuririmba wapfukamye ahangaha, usenga Imana imirimo ya kamere yawe urayizi. Mu gihe utarihana none ahangaha mvugiye ku mugaragaro, nta bwami bw'Imana ufite. Uzasigarana ijwi ryo kuririmba, usigarane icyubahiro cyawe cya kamere, ariko ubwami bw'Imana tera kosara binima ntabwo uzabujyamo. Icyakora nzakubwira udufashe gutera amakorasi no kuririmba, hanyuma njyewe wiganye imirimo ya kamere. Ndacyari muri kamere, nambaye umubiri. Ushobora kundakaza, natayoborwa n'umwuka nkagutuka kubera nuye muri kamere. Kamere nababwiye ko ari umubiri twambaye, ariko nayo kuyoborwa n'umwuka n'ugutsinda imirimo ya kamere. Paulo yarabivuze neza 22, aravuga ngo dore imbuto za mwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, n'ubugwa neza, mbese no kuba mu bumwe. Ngo ibirenze ibyo ngibyo, ngo n'ibindi byose ngo bimeze bityo, ngo nta mategeko abasha kubihana. Pfukama dusenge none ahangaha, nayo mahirwe yawe ya kabiri yo kwihana iyo mirimo ya kamere yose. Kandi nuhagarara ku cyubahiro cyawe turakureka, nta kibazo. Twebwe dushinzwe kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tukakubwira inzira y'agakiza. Wagendana natwe tukagendana, utagendana natwe ibyo birakureba, ukazadufasha, ariko ukaba uri icyapa kiyobora abagenzi ariko utajyayo. Rero sinshaka yuko wayobora abandi ngo ntugere mu bwami, ahubwo bayobore nawe ubagezeyo amahoro, nawe ugereyo. Pfukama. Fata ubugingo guhaye ngo buguye. Bwira umutima wawe, ubwire Imana ikubwira dore nuye muri kamere. Yibwire ngo dore nuye muri kamere. Sishaka kuyoborwa na kamere yanjye ngo nukane sambane. Sishaka kwirema ibice. Sishaka gukora ibyaha. Bisezerere none ahangaha, ndahamanye n'umwuka w'Imana yuko uri buhabwe ubugingo bwuzuye, kandi ibyaha byawe birahanagurwa mu gitabo cy'Imana. Imana igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwinjize mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Abana b'Imana ubwo bazinjira mu rurembo Siyoni, nawe uzaburiyo. Reka dusenge. Imana ihe umugisha abaciye bugufiya. Muhaguruke dusengera abandi bantu, muhaguruke. Abasigaye bicaye bahaguruke dusengera abapfukamye. Uzi yuko muri iyi minsi akiyoborwa na kamere, akomeze yicarire nanasenge, kuko isengesho rye ntabwo Imana ishobora kuryumva. Ndashaka abantu bari kubyumva neza. Yesu arashaka abantu bari kubyumva neza, bari kumva ati iyi mirimo ya kamere yo gusambana no gukora ibiteye isoni no kwirema ibice no kurwana n'umujinya w'umurandora nzuzi. Wowe uragira umujinya ugatukana ukabwira abana nabi, wagira umujinya ugatuka umutware wawe, uragira umujinya tera kosiri binima, nta bugingo ufite. Ariko hari amahirwe yo kwica bugufi ukayoborwa na kamere, ukayoborwa na mwuka wera. Zamura ibiganza byawe dusenge. Mwami Yesu, haleluya, uri Imana isumba byose. Uyu mwanya wa none ndagushimye, ndaguhimbaje. Duciye bugufiya imitima yacu, hari aba bapfukamye n'abandi bahagaze. Abangaba bose imitima yacu urayizi. Dutuye muri kamere. Kamere yacu ntiyapfa, kuko iramutse ipfuye nitwaba tugihumeka. Ahubwo kamere yandujwe n'imirimo ya Satani. Ndasabye kugira ngo tuyoborwe n'umwuka, two gukora kamere ibyirarikira,
tuyoborwe nk'umwuka nk'abana b'Imana. Ndagusenze mwinginga, rengera abantu bawe muri uyu mwanya wo gusenga, rengera abantu babohore mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabye kugira ngo imbaraga zawe zikomeze kudufasha, Mwuka Wera tuganze kugira ngo tubashe kubarwa n'umwuka. Iyi kamere yacu yo gukora ibyo yishakiye, iyi kamere yacu yo gukora ibyo yitekereje, iyi kamere yacu yo kuyoborwa ibyo yifuza, ahubwo tuyoborwe n'Umwuka Wera, ngo nibwo tuzahinduka abana b'Imana, tugakora ibyiza, tukagira urukundo, tukagira amahoro, tukifuriza icyiza mugenzi wacu. Eterego ni minima kita. Ndakwinginze Mwami Yesu, tugirire neza kuko uri Imana. Abantu bawe bafashe, abantu bose bumvishira ijambo, imbaraga zawe zikomeze kubagirira neza, zibayobore muri uyu mwanya wa none. Nibabyina babyinire mu mwuka, nibaririmba baririmbire mu mwuka. Tarakosiri binima, nibasenga basengere mu mwuka, badasengera muri kamere. Ndagushimiye Mwami kuduhaye Mwuka Wera wawe, kano kabutobara ibyaha byacu. Aya mashami yose y'imirimo ya kamere, aya mashami yose y'imirimo ya kamere turayaciye mu izina rya Yesu, tuyatwikishije umuriro mu izina rya Yesu. Aya niyo Bibiliya ivuga ngo amahage, aya mahage turayaciye mu izina rya Yesu, turayatwikishije umuriro mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi kuko uri Imana y'imbabazi nyinshi. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha.